nguwo nafashe ari uruhinja akivuka bamushyize ku ruhande ahantu mu gisambu naramureze murera njya ku mata amata nayamuhaye nyahingira narahingaga nkahingira 500 ko arageragamo nakere bitewe no kugira ngo ya mata mbanze nyakamishe. Muraho neza inshuti zacu hano kuri Hanye Space, nongeye kukubasuhuza cyane kuko uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umunezero. Dawudi yaravuze ngo uyu ni umunsi Imana yaturemeye dukwiriye kwishimiramo. Nanjye uyu munsi ndishimye cyane kuko ubu uyu munsi ndi mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro, aho naje guhura n'abantu bari special cyane. Mu kanya barabibwira, ariko mbere yaho ndimo kubashishikariza ngo wowe ukurikira iki kiganiro ntugikurikire wenyine, urebe undi muntu cyangwa babiri ugisangize, hanyuma nabo ubasabe gukora kuri subscribe, kuri like no gusharinga kugira ngo ibyo dusangira, amasomo, ibyiza byose bigere kuri benshi. Nkaba nishimye cyane ko ndi kumwe n'abatumirwa. Ako subu uyu munsi ni nabatumirwa cyangwa ni jewe watubiwe muri Gatsibo, ni ngiye mushitse uyu munsi. Barabibwira mu kanya, bababwire n'icyo bakora, hanyuma tugaruke mu kiganiro cyangwa ukurikire ibyiza uri buvome hano hantu. Murakoze cyane, ikaze nshuti. Murakoze. Amazina ni Ntawufindimana Marita. Iwacu ni hano Kiziguro mu mudugudu w'Ubutatu. Akagari nagakomeye. Ndi Marayika Murinzi. Njya kurera abana ntabwo nari nzi ikindi cyaba kigamijwemo, ariko kubera umutima w'urukundo. Kuba Marayika Murinzi si ukuvuga ngo ufite umutungo, ni urukundo. Urabanza ukabyiyumvamo cyane ukanabyiyemeza, kumva ko ari ikintu utazakora igihe gitoya ngo unakireke, kumva gukomezaho. Marayika Murinzi ujya kubikora ufite intego yo kuvuga ngo nzabone inyungu mubondera kandi nzabone n'ijuru. Yego, urakoze cyane Marita. Marita aratubwiye ngo ni Marayika Murinzi. Aho hantu turaza kuhagaruka kugira ngo aze kurushaho kudusobanurira Marayika Murinzi ubundi akora iki. Turahagaruka mu kanya, reka tubanze twumve mwarimu. Urakoze cyane. Amazina nitwa Uwizeyimana Pierre, cyane bakunda kunyita Peter. Ndi Marayika Murinzi ubimazemo imyaka irenga 15. Nanjye hano ni mu mudugudu w'Ubutatu, fatanya na mugenzi wanjye ubu nk'uko abivuze, kugira ngo tubashe kubungabunga abana badafite ababyeyi nk'uko twabyemeje mu mutima w'impuhwe, kuko ntabwo ari abantu benshi bajya babishobora. Si uko uba ufite umutungo cyangwa se ufite uko ubayeho, ahubwo ni umutima w'impuhwe n'urukundo. Sawa, murakoze. Murakoze cyane mwarimu. Tuganira tutari twatangira ikiganiro nari nakubwiye ngo nanjye ndi umwana wa mwarimu, kandi kinshimishije n'ubundi na papa yitwa Peter. Ndi mwarimu w'abana ku rusengero rwa ADEPR guhera 9 na 7 kugeza uyu munsi. Ubwo rero aba bose b'urubyiruko niho izina mwarimu ryavuye. Urakoze cyane, urakoze kubo utwibwiye no kutubwira izo nshingano. Mwarimu Peter rero yari yambwiye ko usibye no kuba Marayika Murinzi ni n'inshuti y'umuryango. Yego. Ako kantu wenda kugira ngo abadukurikira barusheho no kumenya mwarimu Peter muri uwo mwanya wo kuba inshuti y'umuryango, twagaheraho. Kuba inshuti y'umuryango naho ntaho bitandukanye no kuba Marayika Murinzi, kuko Marayika Murinzi n'inshuti y'umuryango ni abantu bose bagira umutima w'urukundo wo kuba bafata umwana utari uwo babyaye cyangwa badafitanye n'isano, kugira ngo babashe kumwitaho mu gihe adafite umuryango.
ubwo rero marayika murinzi niwe nabanje kuba we, hanyuma haje inshuti z'umuryango bahita babintorera na bya bihuza na bya bindi nakoraga, bifite byombi kandi nta kibazo mfite. Yego, murakoze cyane. Nifuza ko rero wenda duhereye kuri mama Martha, ubundi nagira ngo dusobanurire ubundi inshuti y'umuryango cyangwa se marayika murinzi bivuze iki? Marayika murinzi n'inshuti y'umuryango mbiteranyije bivuga ubwitange, yego, kandi nkongeraho urukundo. Iyo ufite urukundo ukagira n'ubwo bwitange byose birashoboka. Reka niba hari ikindi mwambaza, ariko icyo numva cyo ni urukundo n'ubushake. Yego, murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iratubwira ngo itegeko rya mbere ni uko dukundana, ni urukundo. Inshingano mukora ni inshingano zikomeye cyane kandi zubakiye ku rukundo rw'Imana. Peter, inshingano za marayika murinzi ubundi ni izihe? Ubundi inshingano za marayika murinzi ni ukuba ufata umwana nk'uwawe, akagira uburenganzira busesuye ku bintu byose, cyane cyane yuko umufata nk'umwana wawe bwite, utamufata nk'umwana wahawe cyangwa se watoraguye, kugira ngo nawe yiyumvemo ubumuntu, akunde abantu kandi akunde n'igihugu muri rusange, kandi agire n'indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda. Kuko nk'abariya abana bajya baboneka mu muhanda, ubona yuko batajya bagira indangagaciro na kirazira, ntabwo babizi kuko ntabwo bafite ababibatoza. Twebwe rero twiyemeza kurera abana tutabyaye cyangwa se tudafitanye isano, nuko byari bitubabaje kubona abana bagenda mu muhanda cyangwa umwana akaba yabura umwitaho, kandi duhari dufite umutima w'impuhwe kugira ngo uriya mwana nawe yishime. Ntabwo ari ugupfa kumufata umubonye mu muhanda, ahubwo wa mwana agira aho ashyikirizwa mu buyobozi, kuko ba marayika murinzi n'inshuti z'umuryango baba barahuguwe. Dupangira amahugurwa ku murenge, tugahegera amahugurwa ku karere bakaduhuza, hanyuma hakabaho kwigishwa, wakumva ubishoboye bihuye n'uko wabishakaga, cyangwa wakumva hariho andi mabwiriza utashobora ukabyihorera, kuko ntabwo ari itegeko, ni ubushake. Kandi uwo mwana umurera nta gihembo utegereje, kandi uwo mwana ukamufata nk'uwawe. Ubwo iyo tumaze guhugurwa habaho ibyiciro bitatu. Ibyiciro bitatu, hari ukuba marayika murinzi w'igihe gito, ukaba marayika murinzi w'igihe kirekire, ukaba marayika murinzi udasanzwe. Ni ibyiciro bitatu. Yego. Ubwo ibyo byiciro mama Martha niwe uri budusobanurire. Ariko wenda atari yadusobanurira ibyo byiciro, uwo mwana umuhabwa nande cyangwa abo bana bahabwa nande? Abo bana kugira ngo umubone, hari igihe ababyeyi baba bamutaye, wenda yabuze, yamara kubura umwana abamufashe bakamugeza nko mu buyobozi bwite bwa leta, cyane nko ku murenge niho bakunda kubajyana. Hanyuma wa mwana bakamubaza yabasha kuvuga imyirondoro ye n'aho yaturutse. Igihe barimo gushakisha ababyeyi, nk'igihe yaturutse kure, tujya duhura nabo, bashaka marayika murinzi cyangwa inshuti y'umuryango hafi aho ngaho, ariko wahuguwe. Ntabwo ari ugupfa guha umuntu uwo ari we wese, kuko n'undi waba amufite yamubonye nk'uko
bisaba yuko iyo amwishimiye ajya kubimenyesha ubuyobozi hanyuma nawe bakamuha amahugurwa. Ntabwo ari ugupfa kumutwara gusa. Iyo amahugurwa amaze kuyabona nawe akabwirwa uko agomba kumufata n'uko bigomba kugenda, kumva abikomeje aramutwara, nawe akiyongera muri ba marayika murinzi cyangwa mu nshuti z'umuryango. Ubundi inshuti z'umuryango na ba marayika murinzi nibo bafata abo bana, nibo baba barahuguwe babizi uburyo bashobora gufasha wa mwana. Yego. Ubwo uwo mwana iyo amaze kuboneka gutyo bakaguhamagara, hari marayika murinzi nk'uko tuba twarahuguwe w'igihe gitoya. Niba nakomeza nkabisobanura. Ubwo mama Marita agiye kutubwira ubwo bya byiciro uko ari bitatu. Urakoze cyane. W'igihe gito, w'igihe kirekire n'igihe n'udasanzwe. Yego, murakoze. Marayika murinzi w'igihe gitoya nuko iyo aramutse abonetse mu buryo butunguye n'ubuyobozi bahita bamuhereza marayika murinzi akaba amubafashije. Bashyizeho gahunda y'amezi 3 akashobora no kurenga bitewe n'impamvu. Yego. Ariko iyo ubundi bivuga ko iyo birenze amezi 3 nabwo ushobora no kumuhereza ubuyobozi kuko amezi mwavuganya arenze. Yego. Uti nge icyo niyemeje kiranze, igihe cyanjye kirarangiye, mwakira umwana wanyu, biranemewe. Yego. Ariko nk'uko wiyemeje kuba marayika murinzi mu gihe bagishakisha iwabo, burya baba bagishakisha iwabo, niyo mpamvu bashyiraho amezi 3. Yego. Mu gihe rero baramutse babonye iwabo uwo mwana baramutwara. Hari n'igihe babasha kuguha uburenganzira bwo kumugeza iwabo, kuko nabyo njya mbikora nkabibona kandi bigatungana. Igihe kirekire ni umwana wiyemeje gufata ukamubana buri gihe akajya mu bana bawe. Yego. Ibyo ukorera abawe byose ukabikorera uwo mwana ukabyishingira. Uwo ni igihe kirekire. Yego. Icyo gihe kirekire rero umwana wari mu wawe ushatse umushyira no kwirangamimerere. Urabisaba ugashyira kwirangamimerere kuko nta muryango bafite. Uwo ni igihe kirekire. Igihe kidasanzwe no marayika murinzi udasanzwe ni wa wundi, ni wa mwana basanga afite ubumuga. Yego. Ugasanga ntabwo uwo mwana akesha abantu usanga bamwitarura bakamuha akato. Rero kuko udasanzwe ufite uwo mutima mwiza wa mwana umugiriye impuhwe ukamufata. Yego. Ukamufata utitaye ngo se bazanywa amazi wanjye, ese nzamushobora nzareka kwikorera, kubera ko wabyiyemeje muri wa mutima udasanzwe umwana uramurera. Kandi wa mwana umufata ushaka no kumurutisha n'abawe ubwawe. Impuhwe zose ukazimushyiraho kuko aba yarababaye kenshi gahagije. Hanyuma rero uwo muntu iyo umufashe witwa marayika murinzi udasanzwe kuko uba ufashe ibyo abandi banze. Udasanzwe. Uwo ni udasanzwe. Yego. Murakoze cyane. Ngaruke gatoya kuri kiriya cyiciro cya kabiri. Yego. Igihe kirekire. Yego. Birashoboka ko wenda udukurikira aza gufata umwana, wenda hari abari buze kwiyemeza kuba ba marayika murinzi cyangwa inshuti z'umuryango, ariko afasha umwana mu gihe kirekire. Hanyuma bikageramo hagati, byumvikane ko igihe kirekire bishobora kuba umwaka, bishobora kuba 2, bishobora kuba 3, 4, 5, ariko wenda bikazashira n'ubundi iwabo babonetse. Yego. Icyo gihe bigenda bite wenda cyane ko iyo wamaze nko kumwiyandikaho? Yego. Ngo abo wawe mwirangamwimerere. Yego. Uwo mwana iyo umubonye ukaba umufite uri w'igihe kirekire, bikazageza igihe akabona ababyeyi. Icyo gihe mujya mu mategeko. Hanyuma iyo mugeze mu mategeko, wa muntu uvuga ko ari uwe bubahiriza itegeko rigenga mwirangamimerere mbega. Bakamusaba ibyangombwa n'ibimenyetso byerekana ko uwo mwana ari uwe.
noneho bajya no kumusura Yego. bakareba koko uwo mwana, bakabaza n'abaturanyi nuko bimeze, akerekana ibimenyetso byose bishobora kwerekana yuko ari uwe. Yego. Iyo bigenze gutyo hari icyo amategeko ateganya, hanyuma bakagikemura. Ariko kubera ko marayika murinzi n'ubundi aba azi yuko umwana atari uwe, Yego. iyo basanze ari uwo muntu aramumuha akamutwara. Aramutanga. Iyo ari uw'igihe kirekire Yego. nawe akaboneka muri ubwo buryo, nawe birashoboka yuko bamutwara. Yego. Twebwe mbese ni ukugira ngo bariya abana bataba umutwaro kuri leta, Yego. kubera ko mbere bajyaga baboneka bakabashyira mu bigo by'imfubyi, none ubu nta bigo by'imfubyi bibaho, kubera ko bariya abana mu bigo by'imfubyi ntabwo babashaga kubona uburere bwo mu muryango. Kuko nk'ubu nk'urugero, umwana uri mu kigo hari ibintu byinshi atazi, hari ibyo batamenyaga. Yego. Nk'ubu nko mu cyaro abana bazi isekuru, ni urugero, Yego. bazi urusyo. Mu mujyi buriya hari umwana utazi n'amamesa n'amamesa Yego. ariko iyo bari mu muryango byose bagenda babimenya, Yego. bakamenya n'uko igihugu cyabo giteye, Yego. bakamenya n'ibyiza byacyo. Ariko iyo babaga bari mu kigo bahoraga ahantu hamwe, bararebye basanga rero atari byiza nabyo, baravuga bati abana reka tujye tubaha abantu babarereye mu miryango kugira ngo bagire ikinyabupfura gikwiye. Si uko n'abandi batakigiraga, Yego. ahubwo hari ibintu byinshi batabashaga kubona. Yego. Ubwo rero icyo gihe iyo Urakoze umwana abonetse cyane. n'ababyeyi bakaba bahari, bubahiriza itegeko. Murakoze cyane ku bw'ubwo busobanuro. Uhise unyibutsa igihe aho navukiye cyangwa aho namenyeye ubwenge, hari imvugo yavugaga ngo umwana ntabwo ari uw'umuntu umwe, Yego. umwana ni uwa community, wa society umuntu aba arimo. Bivuze ngo ndumva biri mu murongo mwiza w'ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo ntiwareka umwana ngo abe inzererezi hariya kandi uhari ufite icyumba ashobora kuraramo. Yego. Murakoze cyane. Ndifuza ko tuganira ku ngingo yo kwibaza ngo mwebwe nk'abantu bafashe inshingano ya marayika murinzi, burya ibintu byose bibamo amasomo. Yego. Ese uru rugendo mwe mwagiye murubona mute? Kuko ngira ngo tuganira na mama Marite yambwiye ngo amaze imyaka myinshi yareze abana benshi, ahubwo uraza no kudusangiza mbere wenda yuko nasubiza icyo nari mvuzeho, wareze abana bangahe banyuze mu maboko yawe, hanyuma noneho uragenda muratuganiriza experience, uburyo mbese urwo rugendo mwabashije kurunyuramo. Murakoze. Urugendo rero ntabwo rworoshye ariko rworohera uwurwumva. Yego. Uru rugendo njya kurutangira, njye narutangiye muri jenoside, ubwo najyanaga umwana tugiye Tanzania. Hari umwana wari wacitse ku icumu ariko abura ababyeyi. Umwana ndamujyana, tugeze n'amahirwe turanagarukana. Natangiye kumushyira mu ishuri ari Tanzania, tugeze inaha arakomeza, ariko aza kubona umuryango ubasha kumwegeraho, ubasha kuwufasha mu byerekeranye n'amashuri. Hanyuma umwana yarize yarangiza kaminuza, ubu yarashatse yari mu mujyi i Kigali. Ubu ndi mama we, turaganira, ndamusura akansura, nta kibazo dufitanye, ndi umubyeyi we. Narakomeje rero nabwo nari nzi n'iherezo ry'uko marayika murinzi rizaza, hanyuma mfata n'abandi ndabosa kubw'imbabazi, bakabasiga nkabosa, nzi ko bizanamviramo wenda n'ingaruka, nkabosa ibere ryanjye rikazana amashirika, abana nkabarera. Umwana nonkeje namucukije afite imyaka 20, imyaka 2. Yego. Imyaka 2 nibwo namukuye ku ibere, abasha kubona gufata mu miryango, asura mu miryango yuko nta sano twagiranaga, ariko ajya mu miryango. Wowe uwo nonkeje ariga mu 6 primaire. Hanyuma abandi nakomejeho bandi barashatse, harimo abana banjye bari epfo mu Mutara bagiye barashatse nabo. Abana marije kurera baragira mu bana nka 20. Yego.
20 mbashije kubara neza niba batananarenga kuko abana bamwe ndabarera bakabona babo bakabona ariko mu rugo mfitemo abana ngewe ubwanjye nabyaye abana 3 ariko ubu turi 7 mu rugo harimo nabo ndera hari abana nagiye mfata ari impinja baba ababyeyi bafata bya bindi babyara abakobwa bakabyara bagashyira hariya ubona bashire kumurera ubariga mu ishuri ryo kuri Alfredo hano ibyo byose rero suko nabikoze mvuga ngo hari izindi nyungu nta nizo narinzi nabikoze kuba umutima waje icyo gihe umwana ndarera mbona birakunze ndongera ndarera bigakunda nkacishuro nk'abandi bose ariko kugira ngo abana banjye babeho nabareze mu buryo bugoye kuko abantu banyitaga n'ikigoryi n'ubu baracyanyita ikigoryi kuko babona ibyo ndimo gukora bakabona birarenga uko ndi ariko ngewe bamwe bakanavuga ngo ndiyemera ndishyiraho ako simbyumvi nabona gusa baje cyangwa se bampamagaye bati fata umwana nkumva kumuhakana ni ikibazo kandi ifite wa mutima nkagenda nkamufata nkavuga ni bose ndabacira ishuro kandi bazabaho kandi kuko abana banjye ubabonye ntiho batandukanya n'abandi bafite ababyeyi rwose barabyibushye bameze neza mu buryo bwa gikene ntabwo kurera ari ugukira kurera si uko ufite umutungo kurera ni umutima ikindi kirengejeho usanga agakiza karenga byose yego agakiza karagufasha kakagufata kakakugaburira abana mu bice bihari bakabisangira bakagira umutima mwiza ariko hariho ubunyangamugayo iyo ntaza kuba inyangamugayo se mbona nareze bari abana ariko kuba inyangamugayo ukemera ukanyurwa utanyuzwe wajya kwiba kurera abana rero ntabwo ari ukuvuga ngo ufite ibintu so ukuvuga ngo urakize so ukuvuga ngo ufite abaguha oya urabanza ukireho wenyine uzabishobora ni nacyo kintu baduhugura iyo ureba utazabishobora urabireka yego nta gahato badushyiraho umutima wawe biguhata urabikora muri bamarika murinzi badasanzwe mbamo no mu buyobozi barabizi ko mbamo badasanzwe kuko ndanishora kandi nishora mfite intego kuri ngewe rero murakoze ikintu navuga cyo nuko kurera ntabwo ari ukugira ahubwo nuko ufite umutima muzima muri wowe yego murakoze cyane wow urakoze cyane Merite mu by'ukuri uvuze ibintu bikomeye kare tuganira twigeze kuvuga ku mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo aho umwagutari ubwo ndifuza ko mwarimu akomereza aho ngaho yego ngaho umwagutari uruhu rw'urukwavu rwisasira 5 ngira ngo 5 2 3 4 5 urukwavu ari ruto urukwavu ari rutoya buriya kuba mareka murinzi ubundi ubanza kubyiyumvamo yego nk'uko umuntu abanza kwiyumva ku gikorwa runaka ashaka gukora akiyemeza ko azagishobora yego buriya mareka murinzi ufata icyemezo uri umwe ariko iyo ufite n'undi muri kumwe mubanza kubiganiraho cyane ku bantu bafite abagabo abandi bafite abagore babana yego yego kuko hari igihe ushobora kuba afite umutima w'urukundo hanyuma uwo nashatse atawufite atabyumva kimwe atabyumva ibyo rero bisaba yuko abantu bari kumwe ari babiri babanza ubyiyumvamo akabiganiriza undi kugira ngo nawe abimwumvishe babyumve kimwe kugira ngo batazafata wa mwana mu muryango wabo akaba ikibazo bagomba kubanza kubyumvikanaho bamara kubyumvikanaho bakiyemeza yuko bagiye kuba ba mareka murinzi hanyuma mu mahugurwa tujya tuhabwa hari igihe kigera n'uwo mwashakanye mukajyana nawe mukajyana kugira ngo mwese babategure kimwe wa mwana naramuka abonetse bakakubwira bati ngwino udufashe uyu mwana mube mumufite atazabera ikibazo wa wundi mwese mukaba mubiziranye yuko uwo mwana ari uwanyu kuko buriya nk'abantu b'abamama bakunda kuba bari mu rugo kenshi hari igihe rero umwanzuro ufatwa n'umugabo nk'uko nawe ufashe ukazana umwana yego ukamuzana agenda tutabiganiriye
njyewe rero icyiza cyanjye ubuhamya bwanjye ni burebure. Yego. Njyewe nabaye marayika murinzi ndi umusore. Utari washaka. Nashatse ndiwe. Tujya kubana mbese mu kwibwirana buri muntu avuga ibyo akunda n'ibyo yanga, namubwiye ngewe ko mfite abana. Mfite abana ibihumbi n'ibihumbi. Nari mfite abana benshi. Uzabyihanganira. Kandi ngewe amahirwe nari mfite twari tunaturanye abibona. Namubwiye nti rero urabizi yuko mfite abana benshi, ndetse uretse n'abo ngabo n'abandi ba hafi b'abaturanyi bose babaga bari bakunda kuba bari mu rugo. Yego. Ab'abanyeshuri, hari abanyeshuri bigaga baguma ku kigo batapfunyikaga. Nkajya ku kigo kuko nabashaga no kujya kubigisha mu makarabu yo kwirinda sida. Yego. Hanyuma abana mbonye batajya bataha nkajya mbabwira bakaza kurya mu rugo. Njyewe niyemezaga kubatekera. Saa sita zagera bakaza bakarya, naba ntahari nkasiga mbikoze, hanyuma baza bakarya bagasubira ku ishuri. Wowe ukabatekera? Yego. Kimwe nuko nanjye nabaga ntahari. Amatsiko. Icyo kintu ubwo ndimo kureba umwana w'umusore ufite urwo rukundo. Yego. Nurwo watojwe cyangwa nuko wivukiye? Ubwo ndajya wenda abadukurikira. Njyewe niko navutse. Niko navutse niko nisanze. Yego. Nasanze njyewe nkundana n'abana, nakundana n'ababyeyi babo. Izo nshingano zose nubwo bazintoreye cyane nk'inshuti z'umuryango, icyo cyiciro kizaho gisanga abamarayika murinzi nari ndimo. Yego. Ariko kubera ko abamarayika murinzi bari batarogera cyane ngo bamenye ibikorwa bakora, bantoreye kuba inshuti y'umuryango, numva n'ubundi birahuye. Bihuye n'ibyo usanzwe. Ni amata by'amavuta. Ntabwo ari inshingano ebyiri ahubwo ni imwe, byose birahuza. Uva Imana iguha umugisha cyane. Noneho abo bana bakajya baza bakafasha. Ubwo saa sita bakaza basanga nabikoze bagafungura bagasubirayo, basanga ntari, hari ahantu twe twarumvikanye nasigaga urufunguzo. Byaba ari n'ibintu byoroshye bakaba babikora nanjye nkasanga bafashije. Ari uko nguko tubayeho kugeza n'igihe cyo gushaka. Ndambagiza rero namubwiye yuko mfite abana benshi tubana, kandi abo bana ntazamushaka ngo bacike mu rugo, ahubwo bakwiye kuzaba benshi bakiyongera, kandi nawe akajya afasha kubarera nk'umubyeyi, akabatoza uburere bwiza n'ikinyabupfura. Ubwo ntabwo yabyanze, yarabyemeye. Icyo gihe ndumva ntekereza yuko dukora ubukwe urubyiruko rwose, hafi ya rwose rw'akagari kose ndetse n'umurenge, nta muntu wakoze akazi usibye abo bana. Nabasabye yuko tugenda gake kubera ko hari hafi kugira ngo tujyane nk'abagenda n'amaguru. Yego. Mukimbagira. Dukimbagira. Twaje mu modoka ariko mbwa shoferi akagenda gake nk'uko umuntu agenda, kugira ngo ba bana tabasiga ahantu hose tukajyana. Byabaye byiza rero aranafasha, maze kumushaka tubana badutumiye mu mahugurwa y'abamarayika murinzi ndetse n'ay'inshuti z'umuryango, tukajyanayo. Tubanze tumushimire. Rwose ndamushimira. Madamu wa Peter, turagushimira ko utaje ngo uhagarike umuhamagaro. Byivugira ariko kugira ngo uyu munsi ndamushimira kuko yambereye cyangwa mbereye umugore mwiza. Si ukubivuga ko ndi imbere ya kamera, ahubwo n'ahandi hose nabivuga. Nuko n'ubu tutazanye, nagombaga kubivuga turi kumwe n'akabyivugira. Yego. N'uyu munsi tuvugana ntago ari abo bana gusa, kuko kuva mushatse tumaze kwakira abana 6. Yego. Hari abana twakiriye baturukaga ku Gikongoro cy'Itabi, twahawe. Igihe kiragira dushaka imiryango dufatanyije n'ubuyobozi, bakabona umuryango bagasubira mu muryango. Hari ab'Igitarama, hari aba mu Mutara epfo za Matimba, hari ab'Ikibungo, mbese abana bose murabakira. Mbese uko si twebwe tubashaka, ahubwo kubera wa mutima nuko turi muri gahunda
y'imiyoborere myiza. yego iyo bababonye baratumenyesha bakatubwira bati hari umwana tubonye, mu gihe tukirimo gushakisha mwaza mudufatiye mukadufasha. ariko si uko cya gihe twavuganye cyangwa se igihe runaka cyajya tukavuga ngo turamurambiwe, ahubwo burya iyo ageze mu rugo twebwe ikintu tujya tubasha gukora, iyo ari umwana ugeze wigaga, hariho abaza wenda baje nko ku modoka, akava nko mu Bugesera akaza Ikiziguro, uwo mwana iyo abonywe n'ubuyobozi bakamuduha, twebwe ntago tumugumana mu rugo, duhita tumujyana ku ishuri, tukavugana n'ubuyobozi bw'ikigo tukavuga tuti rero twebwe hari umwana dufite wabuze ababyeyi muri iyi minsi, mu gihe tukirimo gushakisha dufatanyije n'ubuyobozi, mwaba mutwemereye akaba ari mu ishuri. wa mwana akatubwira aho yigaga, bamukoresha ikizamini basanga gitsinze agakomereza muri rya shuri ry'aho ngaho, hanyuma basanga ikizamini atagitsinze bakamwigiza imbere, niba ari mu wa gatatu bakamujyana mu wa kabiri, ariko ntabwo aguma mu rugo atiga. iyo umuryango ubonetse nabwo tubimenyesha ikigo yuko wa mwana yabonye umuryango akongera agasubira mu muryango. murakoze cyane. Ikintu kijyanye n'imbogamizi waba warahuye nazo muri ako kazi cyangwa muri uwo muhamagaro, kuko icyo nzi cyo buri muhamagaro ugira imbogamizi zawo. yego, nk'imbogamizi mukunze guhura nazo nk'abamarayika murinzi. imbogamizi tukunda guhura nazo ntago zabura, kuko abana tubona baba ari abana baturutse mu muryango utandukanye n'uwo twari dufite. yego, byanze bikunze wa mwana aza afite iyindi mico itandukanye n'iy'abo asanze. yego, ukunda rero guhura n'imbogamizi y'imico azanye, bitewe n'uko aho abaturutse ahantu hatandukanye n'aho yabaga. yego, ugasanga ni umwana rero ufite imico itari myiza, ariko noneho wibanda mu kumwigisha no kumwereka yuko ibyo akora igihe akora ibitari byo atari byiza. noneho bitewe n'uko burya n'ijambo ry'Imana hari aho rijya rigorora umuntu, yakora ikintu kitari cyiza ukamubwira yuko akoze icyaha, ukamubwira uti kurwana ni bibi, kandi umwana urwana ntabwo azajya mu ijuru. ukamubwira uti kwiba ni bibi, kuko bashobora kugukubita bakakuvuna, cyangwa se batanagukubita ubizanye batakubonye, ntuzajye mu ijuru kubera ko kwiba ari icyaha. hari n'igihe akenshi abo bana benshi batajya bajya no gusenga, yego, baba batarisanga mu bandi ngo bumve wa muco musanganywe wo kujya gusenga. yego, icyo gihe rero iyo ageze mu rugo nabwo aho dusengera ntabwo tumusiga, turajyana, yego, tukagerageza kumubungabunga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. ubundi ufite umwana umeze gutyo bitewe n'uko utaramenya igikomere afite ku mutima, n'icyatumye ava hahandi. yego, ukoresha gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura wa mwana akwiyumvemo, yisanzure nk'abandi, kandi ukakora n'ibishoboka byose kugira ngo ugende umenya imico ye n'imiterere ye, kugira ngo umenye ukuntu umufata mu bandi. umwereka icyaha ukamwereka n'ingaruka zacyo, kandi akanishima kugira ngo adakomeza kwibuka aho yavuye. yego, ni akazi kaba katoroshye. ni akazi kaba katoroshye. ubwo rero bisaba yuko uwo mwana yitabwaho, n'abandi ntubareka, ahubwo ukomeza kumwigisha ukamwereka. nk'ubu nk'urugero, hari igihe baza nta myenda bafite, yego, kuko akenshi bakunda kuza ari nk'abana bari mu kigero cy'imyaka 8 hagati y'5 na 12. byumvikane muri uko gutoroka iwabo, atoroka yambaye umwenda yambaye gusa asanganywe. buriya rero hari n'igihe tujya tugira amahirwe, buriya n'ikoranabuhanga ni ryiza. iyo dufite izi smartphone
uramufotora kugira ngo ufatanye n'ubuyobozi kumurangisha. Twaba dufite imbuga duhuriraho tukabarangisha kugira ngo badufashe gukurikirana. Ugashyiraho nomero za telefoni kugira ngo uzamenye umuryango we n'amazina y'uko yitwa n'abo baturanye n'aho yigaga, kugira ngo uzamubona azagufashe gushakisha umuryango. Ariko n'ubundi iyo umuryango utaraboneka aguma mu rugo, akaba umwana nk'abandi bana, agakomeza akiga, agakora gahunda zisanzwe. Uvuze ikintu nashakaga wenda kwaniraho, icyo kintu kijyanye wenda urugero n'imyenda n'ibijyanye n'amashuri, mwebwe biborohera ku kahe kagero? Ubwo ndimo kwifuza ngo wowe ukurikira kino kiganiro uze gufata umwanya, niba ufite imyenda myiza ngewe uzantume nzayizana nizanire abo bana. Ariko wenda na mbere yuko nzakora icyo gikorwa, ubundi aho hari imbogamizi mugiramo? Imbogamizi tubanza kugiramo kuko ni ibintu utaba witeguye, biza bitunguranye. Ubanza kugira imbogamizi z'iyo myenda, kuko iyo myenda baba ari ibigero bitandukanye. Hari igihe aza rero ya myenda kwa kuyirirwamo akayiraramo, n'igihe amaze utazi usanga harajemo n'inda, ugasanga nta gufura, urumva nta gufura kuba guhari. Abakeneye ibyihutirwa by'ibanze ukabanza ukamusukura ku myenda ufite, yaba ufite ukamuha akambara imyiza, na ya yindi kugira ngo atayibagirwa urayifura ukayitera ipasi, twa dukoko tugapfa, twamara gupfa ukayishyira hariya ntiwongeye kuyimuha, kuko ni na ya myenda izagufasha kumurangisha. Hanyuma akambara iy'abandi, cyokora iyo bitinze n'ubundi aba yarayisize. Ariko ya foto ya yindi wamufotoye akiza nicyo kiba ikimenyetso cyo kugira ngo bazamumenye. Ubwo rero iyo myenda uyu uyimuhaye kugira ngo na wa wundi atagira ishyari wenda aje asanga ko akamwambariye imyenda, bose urabegeranye ufite abana, ukaganira ukavuga uti rero tubonye umwana w'umushyitsi kandi uwo mwana aje kudusura adafite imyenda, none wowe runaka uriya mwenda umuhaba wambaye nawe umuhuriya, hanyuma tuzajya mu isoko tugura iyindi myinshi mwese tubazanira. Ba bana bagahita baruhuka, kubera ko burya umwana akunda akantu ke. Uba ugomba kumusaba uruhushya, ntabwo ari ugupfa kumukuramo. Ntabwo ari ugupfa kuyimukuramo cyangwa uyifate uyambike wa wundi. Urabanza ukabaganiza ukababwira uti rero twabonye umwana w'umushyitsi, muramukunze se? Bati turamukunze. Bakanakubaza bati se umukuye hehe? Ukababwira uti uyu mwana yabuze ababyeyi, batandukanye nawe mu buryo atazi, none turamubonye, tumubonye tumuzana hano kugira ngo tuzamushakishirize ababyeyi, ariko mu gihe atarababona araba ari hano. Hanyuma aba bana ukababwira uti rero muramukunze se? Ati turamukunze. Bagatangira kukubaza amazina. Experience y'abana nyine, no kuri abo bana baba baje. Batangira rero burya abana bagira amatsiko kukubaza ubundi se yitwa nde. Ubwo wowe mutaragera mu rugo uba wabanje kumubaza amazina ye, akakubwira uko yitwa. Iyo ageze mu rugo b'abana amazina ababwiye n'ayo akubwiye bigomba kuba bihuye. Ndetse ukanamubaza uti se nta kandi kazina bakwitaga? Buriya ubanza kumwisanisha, mbese ukamukunda akakwiyumvamo kugira ngo ubone uko akubwira ibintu byose. Hari igihe akubwira yuko yaje akurikiye abandi bana bagiye gushaka akazi. Hari igihe akubwira ko yaje ku modoka. Hari igihe akubwira ko yazanye n'iwabo bakamusiga ahantu. Hari igihe amubwira, mbese bagira ibintu bitandukanye. Hari n'ushobora kuza atorotse iwabo akakubwira ko bapfuye. Kakubwira ati njyewe mama yarapfuye na data yarapfuye, njyewe aho nabaga banyirukanye. Ariko ubwo uko mugenda mukomeza kuganira abasha kukubwira neza icyabaye. Genda akubwira uko byagenze,
cyangwa rimwe na rimwe akakubwira ati narakubeshyaga kugira ngo ntabura ahantu mba, ati iwacu wenda hari imiryango igira amakimbirane mu muryango, hanyuma aba bana bikabaviramo gutorongera bakagenda. Kubera ko abagenda rero ashakisha akazi akagera ahantu atazi, ugasanga kuri iki gihe hariho n'ingorane zijya ziboneka mu kwakira bariya bana. Iyo atafashwe n'ubuyobozi, umwana utararangiza ishuri ntabwo ubundi umuntu yemerewe kumufata. Kandi umuntu utagira mituweli, urabizi ko twivuza kuri mituweli, nta muntu wamufata ngo ahita amushyira ku cyiciro cye. Niyo mpamvu rero bahita ubuyobozi bubabonye bahita baduhamagara tukajya inama n'ubuyobozi kugira ngo tumenye ko babana tubatwara. Cyo kwa nkatwe tubizi tubimenyereye, kumufata ukamushyira ku cyiciro cyawe ukamutangira 3,000 ntabwo biba ari ikibazo. Nizo mbogamizi tukunda guhura nazo muzo wambazaga. Turimo kuvuga ku mbogamizi na mituweli, burya nayo kwa kuba umubonye bigutunguye kugira ngo uhite umushyira ku cyiciro, uhite umwishyurira, yaba afite n'uburwayi azanye cyangwa se ashobora kugira ageze aho kubera ikirere gihinduka, uhita wihutira kumushyira ku bwishingizi kuko abazwi n'ubuyobozi. Niyo abanza kubona umuryango wemerewe kumukuraho umwaka urangiye kuko baramwishyuriye. Ntazagere utinya ngo nimushyira ku cyiciro cyanjye. Ntabwo ibyo ku cyiciro no mu irangamimerere hari igihe abantu babihuza, ariko mu irangamimerere biri ukwabyo no ku cyiciro biri ukwabyo. Ntabwo rero wabona uwo mwana ngo umurekere aho ngaho atazivuza. Ubundi iyo birenze icyumweru wamushyira ku cyiciro cyawe bakamuvura, cyangwa umubonye arwaye uhita usaba ibyemezo bakamushyira ku cyiciro cyawe ugahita umuvuza. Nibwo rero ukomerezaho ukamujyana no mu ishuri. Mu ishuri rero nabwo izo mbogamizi ntabwo zabura, bitewe n'umwana ubonye aba akeneye ibikoresho. Ukamushakira amakayi, ukamushakira inkweto nk'uko abandi bameze, ukamushakira n'agakapu kuko ntabwo abawe bagenda bahetse agakapa ngo bajyane amakayi mu ntoki. Ntabwo bagenda bambaye inkweto nziza wenda zifunze ngo umubwire ngo aratwara boda cyangwa akamambiri. Yego ashobora kuzitwara mu gihe umubwiye uti hangane nzajya mu isoko nkugurire, ariko burya iyo birengeje ukwezi natangira kubona yuko n'ubundi wamuvanguye mu bandi. Ugerageza rero kumufata neza kugira ngo nawe abone yuko sosiyete nyarwanda ari nziza. Kandi nibyo aho hantu soreje jewe mbona ko sosiyete nyarwanda ari nziza. Ni nziza pe. N'iki kintu cya Marayika Murinzi ni ikintu ntekereza yuko kitari ahantu henshi. Marita, imbogamizi zose zavuzwe cyangwa hari izindi zigihari wenda utekereje twakongeraho? Intego y'iki kiganiro ni ukugira ngo mu by'ukuri abantu badukurikira bamenye ba Marayika Murinzi ni bande, ese imbogamizi bahura nazo, hanyuma mu kanya turi buze kongera kuganira kuri bya bindi twaganiriyeho tutari twatangira ikiganiro. Imbogamizi nk'uko mwene data yavuze ko zitabura, ibyinshi yabivuze ku byerekeranye na mituweli, kugira ngo uzabone uko utangirira abana bose ufite biravuna cyane, kuko hari n'igihe urengaho ukajya guca inshuro ibyo twita gukorera abandi, ukajya gukorera abandi kugira ngo icyo ushaka ukigereho, no kugira ngo abo bana bose si uko uba ufite ibiryo byinshi, no kubarera bisaba guhaguruka ukajya mu w'abandi guhingayo kubagaburira kugira ngo ubone ibyo bagaburira. Umwana afite inshingano z'uko agomba kurya akanahaga. Ntabwo wamubwira ngo byabuze ihangane, ntabwo umwana abyumva. Niwe wabyimenyera ariko umwana ntabimenya. Rero mu mbogamizi mbona kandi ugomba gukora nk'inshingano wiyemeje, uko ugaburira abawe n'ababandi umenya ko bakugezeho. Niba hari ukuntu ukora mu gitondo ukemenyeza no gukora n'ikigoroba kugira ngo babana ugire ku nshingano zabo. Mu mbogamizi no gufungura biba ikibazo. Biba ikibazo, hari igihe ugabura ukabona bibaye bikeya, cyangwa ukabikura kure ukabona mu mutwe wawe bitumye utararutekereza kandi utagatekereje cyane, ugasanga mu mbogamizi zo gutwara ubwenge zirimo, ariko nawe ukaba utakwiyambura umwana ngo umuhundi ngo yakunaniye. Ugomba kumukorera ijoro n'amanywa kugira ngo wa mwana abeho. No mu ishuri ugomba kuvuga ngo byanga bikunda agomba kwiga, umwambaro arawubona, gusa cyo kora we hari iyo wegera mwarimu ukamubwira ikibazo ufite akagutwaza gahoro,
akakwihanganira niba abandi yabirukanaga ku wa mbere wowe akamwirukana ku wa gatatu yego akaguhamo akanya ko kwitegura mukabyumvikana ntabwo abarimu nabo ni ababyeyi barabyumva kuko kandi impamvu ari n'inshingano zawe hari n'igihe uvuga uti uyu mwana reka mushyire mu ishuri rimeze gutya ntabwo abana bose ariko bigaho no mu mashuri amwe yego nguwo nafashe ari uruhinja akivuka bamushyize ku ruhande ahantu mu gisambu naramureze murera njya ku mata amata nayamuhaye nyahingira narahingaga nkahingira 500 ko arageragamo nakereye bitewe no kugira ngo ya mata maze nyakamishe nyateke hanyuma rero nkamugeraho nakererewe akampa 500 abo rero abasha kubona amata kandi akayabona muhagire ntiwamuremba ngo umwana arararira umwana arakura ubu namushyize mu ishuri ryiza atari uko mfite ntago ari uko mfite ahubwo kugira ngo umwana nazakura akumva bwa buzima yavuyemo akiri uruhinja nta mubyeyi ese nabayeho nawe banshyize kure ese banshyize inyuma y'abandi nanjye navuze ngo uyu mwana kuko ntarinze ababyeyi be neza n'ubu ntabwo ndabamenya kandi umwana ariga agiye kujya mu wa mbere mu mwaka utaha agiye kujya mu wa mbere namushyizemo ari kugira ngo gusa umwana wanjye atazanagira n'undi uza akamwibeshya akanamutwara nanjye mushakira sekirite ishobora kumurengera njya kumucyura ku kigo nkongera nkasubiraho kumutwara nkamumenya ku buryo azageza igihe azimenyera ubwenge akajya yicuza rero izo mbogamizi ntabwo zabura ariko dufatanya n'abadufasha mu kubarera mu kubigisha bakadufasha muri mituweli yakugonga ukegera umuyobozi ukamubwira uti ni ukuri natangiye aba wenda bangahe barananiye akagufasha kuko hari abantu babasha gutangira abo bantu nkana bashaka gutangira abo bantu akavuga ati rero nanjye hari abantu 3 nemeye gutangira muri babandi bakarama bati wa mwana ashobora kubona nka mituweli ugasanga aho barabashije kudufasha icyo gikorwa bajya bakitugereraho tunabashimira abo bayobozi rero izo mbogamizi ntizabura mu makaye mu myenda ibintu nk'ibyo ntibyabura ubikora bikubabaje ariko ukabikora kandi kuko ari ikintu wiyemeje ntabwo umwana yabura umwenda ngo ajye ku ishuri ngo wahaye wa wundi wabyaye oya ahubwo iyo uzi ko iniforume umwaka ugeze urabanza ukazizana rimwe iyo zikunaniye ubanza wa wundi kuko iyo ubanje wa wundi wabyaye wa mwana akabimenya ahita yumva ko wajuguye yego urabanza ugashyira imbere wa wundi ukabanza ukamugura kuko uzi yuko n'ubundi ni ikintu kikuriho ntabwo watanga mituweli ngo ubanze gutangira abandi bawe ngo undi uzamwikuze oya bishoboka urabanza ukaba wandikisha ku izina yego ukabanza ukamutangira babandi ukazabatangira n'ubundi bose uba bazi ko uzabatangira ariko wa wundi wazanye kugira ngo umwereke n'urukundo kandi ukunda kubaganiriza cyane kugira ngo biyumvemo ko ari iwabo batagira ibitekerezo birengeje njye ndetse abana banjye bakunda kuvuga ngo nagira icyo nkora bakavuga ngo nibo nshyira imbere nibo nkunze ngo ishuri ryiza nibo narishyizemo ugasanga ibyo bintu mbona ndababwiye mwese murangana bati kuko ariwe washyize mu ishuri ryiza ariko mba ngira ngo umunsi yakuze atazumva ko natoranyije ufashe uwo ukamushyira muri rya shuri aravuga ati yaratoranyije njye yaranyanze kandi unarimushyira amatara ukuvuga ngo ufite byinshi uzabona amafaranga menshi uzishyura ariko kubera ko wiyemeje niyo mpamvu nakubwiye ngo na nijoro wakora ugahinga ijoro n'amanywa muwo kwihingiramo icyo kigoroba muwo abandi ukajyamo igitondo ariko kugira ngo inshingano zikunde imbogamizi ntabwo zabura ni nyinshi ariko zose zigendamo neza yego murakoze cyane ndashaka kugusaba wowe ukurikiye ibiganiro bya hano kuri Hanye Space ndagira ngo tujye inama se buriya nk'uko aba babyeyi batuganirije ku bijyanye n'imbogamizi harimo amakaye harimo inkweto harimo imyenda harimo ibyo kurya harimo mituweli n'ibindi wowe ukurikiye Hanye Space ese ntacyo wakora niba ubinyemereye ndashaka ko uza kureba muri description ya Hanye nimero iriho wampamagara hanyuma tukajya inama uburyo ki uzantuma kugira ngo negere aba babyeyi ngufashe gusohoza ubutumwa hanyuma rero turimo tugana ku musozo ndifuza ko ibyo ari byo byose kuba marayika murinzi ni umurimo nawumvise ni umurimo ntabwo ari umurimo w'abantu bose
ntabwo ari umurimo w'abantu badafite urukundo rwuzuye. Biba ari urukundo rwuzuye cyane. Ariko hari uzavuga ati jyewe abadukurikira ubwo ngubwo, jyewe nzatanga ubufasha kuri mama Marita na mwarimu Peter n'abandi. Byumvikane ko Marayika Murinzi bari ahantu hose muri iki gihugu. Wowe muntu uri ku Gisenyi, ndavuga i Rubavu, Musanze, Bugesera, Nyagatare, aho uri hose hari ba Marayika Murinzi. Na hano Kiziguro barahari, niba abangaba twicaranye n'abandi benshi. Niba ufite urukundo rwuzuye, jya ku murenge usabe nawe bagushire kuri urwo rutonde. Icyo numvise nuko umuntu agomba kubanza guhugurwa. Niba wumva udafite urwo rukundo n'uwo muhamagaro, kuko usibye urukundo ni n'umuhamagaro, ubwo mwebwe mubereyeho gufasha abandi muri ubwo buryo. Ariko ukaba ufite uburyo wafasha, gira icyo utanga kugira ngo wa wundi wiyemeje kuba Marayika Murinzi w'igihe gito, w'igihe kirekire, no kuba Marayika Murinzi udasanzwe boroherezwe. Ndagushishikariza gukora ibyo bintu. Hanyuma ibyo byari ibyanjye. Mwebwe nk'abantu bashyira mu bikorwa, ni ibiki mwabwira Abanyarwanda? Icyo twabwira Abanyarwanda nuko nta mwana n'umwe w'umunyarwanda ugomba kubura ahantu aba mu muryango. Ari nayo mpamvu twabashishikariza kugira ngo badufashe, kugira ngo abana baboneka mu muhanda babone imiryango bajyamo, kandi bajye batangira amakuru ku gihe. N'abariya abana bata amashuri be kuzajya babarebera ngo bate ishuri bari iruhande rwabo. Bagomba gutanga amakuru y'uko umwana asibye inshuro nibura wenda nk'eshatu, tukamukurikirana tukabaza ikibazo, tukashaka kumenya ikibazo afite. Ikibazo aba afite hari igihe baba ari ibikoresho. Twebwe nka ba Marayika Murinzi hari igihe tujya dufata iya mbere tukajya ku kigo, tukavugana n'abarimu babigisha cyangwa abayobozi b'ikigo. Atari uko turi ababyeyi b'abo bana, ahubwo ari ukugira ngo turebe ngo wa mwana ashobora kwiga ate, kugira ngo mu gihe tuganira n'ababyeyi babo batubwira imbogamizi bagize zituma umwana atiga, tukaba tuganira n'ababyeyi ariko umwana yiga. Iyo bibaye ngombwa tugasanga ba babyeyi ni ubushobozi babuze, natwe ubwacu hari icyo dushoboye, dushobora kugikora tugafasha ba babyeyi, ariko ba bana bagakomeza bakiga. Si uko dufite byinshi, ahubwo muri wa mutima, niba usanze umwana wenda yaburaga inkweto zino biga na za bodaboda, ugasanga zaracitse, umubyeyi akakubwira ko ntaho yazikura, ugerageza mu bushobozi wabona kumugura wenda iz'icyatanu, ukamubwira uti bugiye kwiga turaba dushakisha izindi, tukabivugana n'ubuyobozi bw'ikigo, hanyuma bakereka wa mwana akaba yiga, ariko ntate ishuri ntate n'igihe. Nanone bano bo mu muhanda iyo babonetse, burya ahantu baba kenshi abantu bahatuye bababona. Iyo batanze amakuru, hari ukuntu wa mwana ashobora kwigishwa akabona umuryango yajyamo, bitewe n'impamvu z'uko ashobora kuba yaraje mu mpamvu zitari zimwe. Hari uza kubera amakimbirane yo mu muryango. Ubu iyo yigishijwe ashobora guhabwa undi muntu, akaba ariyo akigishwa akajya muri uwo muryango. Hari igihe ashobora kuba nta babyeyi afite, ariko hari n'igihe ashobora kuba ari wa mwana wananiranye, akananira umuryango, akananira ababyeyi. Icyo gihe ubuyobozi hari ahandi bumujyana kugira ngo bube bumwigishirizayo, akazagaruka ari umwana muzima. Bajye badufasha rero, ntibagate ishuri cyangwa ngo basibe uko bishakiye, babareke. N'undi nawe yagira uwo mutima, niyo atakwifuza kumufata, ariko yakwifuza yuko azatera n'imbere akajya mu ishuri, nibura akarangiza nibura wenda wa gatandatu pirimeri. Hariho abavamo batari bahageza, kimwe n'uko baramutse bageze hejuru ubushobozi bukaba bukeya,
twazajya twiyambaza ubuyobozi bw'umurenge burya nabo hari ukuntu bajya badufasha cyangwa nabo bakabwira akarere bakajya ukuntu bari abana bakomeza bagakomeza gahunda yo kwiga. Yego cyane. Murakoze cyane. Ubundi nyine baravuga ngo umwana apfa mwiterura, ubwo ni ukuvuga ngo kuva umutwite ari uruhinja kugeza nko kuri iyo myaka wari uvuze imyaka 10, iyo hari uburyo yafashijwe ashobora kuzaba umuntu wuzuye. Ikindi kintu nifuzaga wenda ko twasangiza abanyarwanda badukurikira, cyane cyane wowe mubyeyi w'umumama nawe mubyeyi w'umupapa, nibyo koko ngo ntazi bana zidakomanye amahembe, ariko mu by'ukuri iyo mirwano, izo ntonganya za buri gihe mugerageze kuzigabanya, cyangwa ni munazigira mujye muzigirira iruhande, kuko burya umuntu nubwo uba waramubyaye ariko umuntu aba we. Hari umwana utazihanganira kubona papa na mama batongana buri gihe cyangwa barwana. Reba rero umwana wawe atorongeye kubera yuko wowe mama nawe papa muhora mutongana, muhora mufitanye amakimbirane, mugerageze muyagabanye. Mama Emerita, bwira abanyarwanda niki bakora mu mujyo wo kugira ngo dufashe bano bana bari muri iyi gahunda, murimo gahunda nziza ya Marayika Murinzi. Ikintu numva nasaba abantu batwumva, nakwifuza ko babasha gufata uyu murimo wa Marayika Murinzi, bakabasha kudufasha aba bana, kuko impande n'impande barahari, bamwe barabura babafata kandi duhari. Mwadufasha mukabasha kurera aba bana kugira ngo nabo bazagira ejo heza bazigezaho, bagira ubuzima bwiza bazabona, kuko ntabwo babona bari hariya ku muhanda cyangwa baraye hanze. Tukubaha n'ibiganiro byiza, kandi hari utabasha no kuba yamufata ariko akagira icyo ashobora. Ufite yareba mugenzi we begeranye akabasha kujya murwanaho, hari uko yabura iyo nufomo akabasha kuyimugurira, cyangwa se n'ibitekerezo burya biguzwe ntibyabona icyo bigurwa. Nuko yamugezaho n'ibitekerezo byiza bikubaka bikarengera wa mwana, aharimo gukosa nawe akamufasha, akabasha kuba yazamura wa mwana kandi mu bitekerezo. Ibitekerezo ni byiza cyane, dufite ababa tugira inama nkuko mwabashije kutugeraho hano, hari ikintu twungutse. Rero nabo babashije kubona ababagira inama muri uwo murimo, babasha kugira icyo bagezaho abo bana. Abantu bakiri inyuma rero bataragera kuri uwo murimo wo gufasha abana, mugerageze mugire urukundo, mwumvishe ko gufata abana atari ugukira, gufata abana ni umutima mwiza. Rero niba wari ufite umutima mwiza umeze gutyo, wumva ukunda abana, agira ikintu ubigaragarizamo, n'Imana byo nyizaguhemba. Murakoze. Yego. Urakoze, uravuze ngo gira ukuntu ubigaragaza. Ngo buriya kwizera bidafite imirimo kuba gupfuye. Kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Murakoze cyane, n'ukuri ndabashimira kuko mwebwe mufite urukundo, mufite kwizera, ariko n'ikirenga kuri ibyo ngibyo mushira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo murimo kugendera mu murimo w'Imana. Ubu rero ndifuza yuko musezera abadukurikiye hano kuri Hanye Space, ariko nkaba nizera ntashidikanya ko nzagaruka wenda mfite icyo nzanye noneho, atari ibiganiro gusa, tuje kugira icyo tugenera abo bana. Wowe muntu udukurikira uzantume. Yego, murakoze, turabashimiye namwe. Yego, kuko urugendo mwakoze mukaza kudusura ni rurerure, kandi mboneyeho no gushimira ubuyobozi bwacu bwiza, kuko bageze igihe bakadupangira amahugurwa, tugahura turi benshi, tukongera tukibukiranya, uwagize aho yibagiwe cyangwa yateshutse akongera agasubiramo neza, kugira ngo wa mwana abashe kubona uburere bwiza cyangwa se bukwiye. Kuko n'izo mbogamizi duhura nazo nabo turazibabwira, iyo tumaze kubiganiraho aho ugeze usanga babyumva neza. Ubuyobozi bwacu ni bwiza, kuko duhera ku murenge no ku karere, niho cyane bakunda kudutumira mu mahugurwa. Ubwo rero rwose bajye bakomeza baduhugure,
n'undi nawe wiyemeje nawe ajyemo ntabwo ari twebwe twenyine kuko dushobora no gusaza yego n'abandi bagakomeza tubaye benshi rero ibyiza tunabaye na twese byaba ari byiza yego ubwo rero ndabashimiye rwose abantu baduteze amatwi barimo kutureba kuri iyi cano Imana ibahe umugisha yego murakoze cyane wasezera abadukurikiye mama Emeride barakoze abarimo kutwumva no kutubona twishimiye yuko mwafashe n'umwanya wo kugira ngo mukurikire iki kiganiro Imana ibahe umugisha hanyuma ikindi nakongeraho hari abantu bashobora kuba batuye bugufi yaho ndi bari mu murenge wa Kiziguro hari abashobora gutekereza bati tubigenze gute tugiye gute n'ubundi ni ngewe ukuriye abamarayika murinzi mu murenge no kunyegera bakaba bavuga ati duce hehe nabwo nabayobora hanyuma namwe ndabashimiye mwafashe umwanya wanyu nuko mwumva ko ibi bintu bifite umumaro mwatekereza muti hari abandi bari hariya babasha kugira ikiganiro twagiraho kikagira umumaro ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kutuganiriza kandi natwe hari icyo twungutse mwese muri rusange rero navuga ngo Imana ibahe umugisha murakoze cyane Peter murakoze cyane mama Emeride murakoze cyane mwebwe abadukurikira intego ni yayindi no guhindura uburyo dutekereza no uburyo tugiye gufatanya guteza imbere u Rwanda rwatubyaye murakoze naho butaha murakoze